Imibare itangwa na Minisiteri y'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango igaragaza ko mu mwaka wa 2018 abana b'abakobwa batwaye inda zitateganijwe bagera ku 19,832. Imiryango yita ku buzima n'uburenganzira nka HDI Rwanda irasanga ahanini ko ipfundo ry'ikibazo rishingiye ku muco no ku kutagira amakuru ahagije ku babyeyi benshi. Biracyakomeye nubwo hari ababyeyi bamwe bateye intambwe bakaba bashobora kubaganiriza, ariko biragoye kubera impamvu nyamukuru ebyiri. Impamvu ya mbere ni impamvu ishingiye ku muco. Ababyeyi benshi ntabwo bibatebukira cyangwa se biborohera kuba bafunguka bakaganira n'abana babo ku buzima bw'imyororokere, bakababwiza ukuri, bakabaha amakuru yose, kubera urumva mu muco ubuzima bw'imyororokere bufite aho bihurira cyane n'ibitsina n'imibonano mpuzabitsina. Ugasanga ari ababyeyi batera ipfunwe rimwe rimwe kuba babiganira n'abana, bakaba bahitamo kubateye intambwe kubohereza kwa ba nyirasenge, akaba aribo babona amakuru cyangwa se bagasaba abarimu kuba babatangira ayo makuru. Impamvu ya mbere ishingiye ku muco. Impamvu ya kabiri nanone ishingiye ku makuru ababyeyi ubwabo bafite, kuko ababyeyi nabo bakuriye muri uyo muco. Amakuru bahawe ni amakuru akenshi ajyanye n'umuco, bavuga ati nyamuneka muzifate, umukobwa w'i Rwanda n'umuhungu w'i Rwanda agomba kuba imanzi, umukobwa akaba isugi kugeza igihe ashakiye. Ugasanga na makuru ajyanye n'indangagaciro cyane na moral, ariko ugasanga harimo icyo kivuga giti ese amakuru ajyanye na wa wundi utashoboye kwifata wazabigenza gute? Ayo makuru aracyabura. Mu rwego rwo gukomeza gufasha imiryango gukemura iki kibazo, abakobwa batwariye inda iwabo hamwe n'ababyeyi babo b'abagabo baturutse mu karere ka Gasabo bahuriye mu nama nyunguranabitekerezo yateguwe n'umuryango wita ku buzima, uburenganzira n'iterambere HDI Rwanda. Intego y'inama akaba ari ugukangurira ababyeyi b'abagabo kugira uruhare mu gukumira inda zitateganijwe mu bana b'abakobwa no kwita ku babyariye mu rugo, kuko byagaragaye ko abo babyeyi b'abagabo benshi basa nk'aho ubuzima bw'abana babo butabareba, bakagaragara gusa mu gihe umwana yagize ibyago agatwara inda, bashinja abagore babo no guhohotera abo bana. Kubera yuko twasanze yuko ikibazo cyo gutwara inda kibaye, umuryango yego ntabwo byakira neza, ariko ababyeyi b'abagore bari mu bantu batera intambwe ya mbere mu muryango, bakakira wa mwana, bakamufasha, bakamuba hafi, bakamugira inama. Ariko ku rundi ruhande twasanze ababyeyi b'abagabo ari ntibindeba. Icyo gihe umukobwa wakoze ibyo ahita abuwa nyina, agahozwa ku nkeke, rimwe na rimwe akirukanwa mu rugo, cyangwa se akagira uburyo afatwamo butandukanye n'uburyo abandi bana bafatwamo. Rero icyo wari uvuze cy'uko ababyeyi bakwiriye kwegerwa, ndibaza yuko ni ingenzi muri iki kibazo. Cya mbere ni ukugira ngo bagire amakuru y'ukuri nabo ubwabo, ariko nanone batera intambwe batinyuke ayo makuru bayasangiza abana. Mu buhamya bwatanzwe na benshi mu bana b'abakobwa babyariye iwabo bitabiriye inama, bagaragaje ko ababyeyi b'abagore nubwo babazwa n'ibyabaye ku bana babo babitaho bitandukanye n'ababyeyi b'abagabo. Njye nyitwara nigaga mu wa kane segonderi, hagati mu gihembwe cya kabiri nibwo nayitwaye. Noneho ubwo ngubwo umuhungu wayinteye mbimubwiye ahita agenda, ntiyahise anyumva ako kanya, narabimubwiye ahita yigendera. Ntabwo twiganaga, yari umuntu twari duturanye. Noneho nyine ntinya kubibwira mu rugo, ariko mama we arabimenya. Hari ukuntu buri umubyeyi w'umumama ahita abimenya, we arabimenya, arabimbaza, ese uratwite koko? Ndamubwira nti nyine ndatwite.
we nyine kuko ari umuntu w'umubyeyi we yahise abyumva vuba, ariko papa wanjye yaje kubyumva mu nyuma ko ntwite, we noneho biramurakaza cyane. Ababyeyi b'abagabo bitabiriye aya mahugurwa basanze ahanini ibyo bakora babiterwa no kutamenya uburenganzira bwabo ndetse n'ubw'abana babo, ubu ngo bakaba bagiye guhinduka. Mu by'ukuri twarabanaga, ari umunyeshuri yiga primaire, yarageze mu wa 6, nza kugira ikibazo cy'uko nyine naramwishyuriraga, arangije muri vacances nibwo yaje kujya gusura imiryango, aza guhura n'ikibazo cyo gutwara inda. Mu by'ukuri na n'isaha rwose nusibye ko hashize igihe maze kubyibagirwa, ariko nkimara kubimenya byarambabaje cyane, ariko kuko numvaga ko uwo mwana nzamwishyurira minerivare akiga, azabasha wenda nawe kugira abandi bana akamaro, cyangwa se nawe akazabasha kwiteza imbere. Ababyeyi b'abagabo kandi nyuma yo guhugurwa batewe ipfunwe n'uburyo bari baratereranye abana babo, biyemeza guhindura imyitwarire. Kubw'uko ntangira amahugurwa n'ubundi, n'uyu munsi ubwawo twihaye kwirega nk'ababyeyi, kuko inshingano nyinshi amahugurwa tumaze kuyafata hari ukuntu tutagiye tuganiriza abana. Ntabwo umwana twamuganira, ariko ingamba twafashe nizo zituma n'ubundi ngira icyo mpindukaho, nkamwegera nkamuganiriza, nkamwereka ko kuba atarakomeje kwiga byamugizeho ingaruka, nkamwereka rwose kuba abona ahamagarwa ngo umwana wabyariye mu rugo, ntabwo gusa namwereka ko ipfunwe yari afite kubera aya mahugurwa rigomba kuvaho kandi nanjye rikavaho, nkamwereka rwose ko agomba noneho kumenya ko yakwitwara. Iki gikorwa kibaye ku nshuro ya mbere mu karere ka Gasabo cyabaye akarusho, kuko ngo ntibyari bisanzwe bibaho ko abana n'ababyeyi b'abagabo bahurira hamwe bakicarira ikibazo nk'iki. Ibi byatangajwe n'uwari uhagarariye akarere ka Gasabo, Madamu Uwamahoro Jeannette Daria, akaba ashinzwe uburinganire n'iterambere ry'umuryango mu karere ka Gasabo. Twishimiye cyane iki gikorwa batangiye, kuko ni ubwa mbere kibaye mu karere kacu ka Gasabo, ariko twabonye ko ari igikorwa cyiza. Gutega amatwi abana, gutega amatwi ababyeyi, ariko noneho icyabaye akarusho ni ukubahuza. Ibyo byari bisanzwe bikorwa, kumva abana ejo kumva ababyeyi, ariko kuba bahuye noneho abana bakababwira bya bindi batatinyukaga kubabwira mu rugo, ni by'akarusho. Ikindi cyishimiwe ni uko aba babyeyi b'abagabo ubundi bakunda kohereza abagore bakaba ari ba nyina w'aba bana, mugende mujye kumva inama mutwumvire. Iyo rero bo biyiziye bakifatira amakuru ku isoko, nabo bakagaragaza amarangamutima yabo n'ibitagenda, birushaho kubyara umusaruro mwiza. Amahugurwa yashoje abayitabiriye bifuje ko HDI Rwanda yajya ibategurira amahugurwa ahoraho mu rwego rwo kubafasha kongera ubumenyi ku buzima bw'imyororokere.